Pastor Mutesi ngiye mfite umugore ndarana nawe n'ubu nshatse navuga uti aho agiye taha twiryamire. Pastor Mutesi nta mutwara afite. Ari ibintu wavugira kuri gira neza. Hari akantu ntumvise neza. Pastor Mutesi aho yagiye ufite uburenganzira bwo kumubwira ngo taha uze turyame. Ahubwo maje kubona ko Mutesi ni ikiraro kibyutsa abaguye. Turufu ya mbere ni ukwiyambaza Pastor Mutesi mu rwego rwo kugira ngo ba bantu kuko Pastor Mutesi afite abakunzi benshi by the way. Pastor Mutesi afite abakunzi bashaka kugufasha we yaburaye. Nekereza ko rero bashaka kumutera imibare ariko nje njyayo sinamuteye imibare najyanye na madamu. Njya kumusaba imbabazi zimvuye ku mutima. Ururabo ni madamu wanje wagiye ku shopping hano mu mujyi. Niho umugore yaragushyingiye se undi mugore urumva ibyo ari ikibazo ni nayo mpamvu nta n'umutima gucira urubanza. Hari n'abagore babazi n'ubwenge buriya. Buri umugore uzi ubwenge yaba inshuti y'umugore muri ico. Kuko ntago Mutesi cyangwa Bishop Gerard batangaje ko bari mu rukundo. Sibyo? Ariko ngiye misenza navuga uti Bishop Gerard na Mutesi bari mu rukundo bagiye no kubana. Tugaruke ku ijambo rivuga ngo nubundi akabaye ikikwende ntikoga niyo koze ntigake. Urumva abantu bavuga ibintu bitandukanye njewe ndi umujyanama mu badasigana. Kiryo ntago ari tiko nanone ngo tuhaje. Kandi hari umuvugizi w'abadasigana. Ese ibintu mwankoreye ni ibiki? Yaba umuvugizi mukuru ko mwanyibagije kumpa niyi mikoro iriho hano ariko ibya byose buriya kubera wavugaga cyane yagufataga ngiyi hano. Ariko yambare none aho bimenyeye nibwo mbyibutse. Rero uri kumva neza ko hari umuvugizi w'abadasigana hakaba n'uwungirije kandi wagize n'uruhare mu kubatora nta numwe utagirira nimero. Uzi gutora umuyobozi mwana bikarangira atanakuyoboye. Uhindutse umurwanyi kuri we. Buri ibyo mu badasigana bimenywa nyine n'abadasigana. Hanyuma se nge mbibwirwa niki? Kejo bundi mwari muri mu nama. Urumva hari abantu bavuga ibintu bidahari. Urumva nk'umuyobozi wacu uvuga ngo areguye ni ikinyoma. Arewe. Uvuze ngo iki? Ni ikinyoma. Uvuze ko ari ikinyoma ko ateguye. Iyi message kanzenye kwereka. Nkaba naranyandi urabona wayinyandikiye arinde. Nkumuvuga ariko se urabona arinde. Wavuze ko batinya. Hoya ntago ngiye mbatinya. Ukavuga ukuri. Ezeke ngiye nta muntu ujya ntinya mana. Reka ngo suhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza mwebwe mwese mudukurikira umunsi ku wundi. Reka mbashimire uburyo mubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Ezekiel Rukundo ukuri Nyako TV. Kiranuka TV harya ngo ni Rwakabamba. Umuvugizi ni iki? Aho ngaho. Umuvugizi TV Rwanda. Televiziyo zisigaye ziri muri iki gihugu cy'u Rwanda rero. Ewana. Ngo hayi kazi. Urakoze cyane mbanje gusuhuza abantu bose bakiranuka. Tubazaniye Papa Matiku. By'umwihariko aho muherereye hariho hose Imana ibaho umugisha mu bihugu bigiye bitandukanye mu ntara n'imirenge n'utugari n'amasibo n'imidugudu. Imana ibaho umugisha wo muri hose ndabakunda. Umeze neza Justin? Ndashima Imana. Papa Matiku. Oya. Kaza neza mboga zizanye kwikiranuka. Njewe ntago ndi Papa Matiku ahubwo ndagira ngo mbwira abakunzi bakiranuka. Ko mbakunda wenda ari ibiganiro bamaze igihe bambonamo bigiye bitandukanye. Uvutura. Ariko ndatekereza ko ntago nakwirengagiza mu maro wanyu. Ntekereza ko muri sabu mfite hataburamwe ibihumbi bingahe byavuye kuri kiranuka. Utaza kugaragara nk'uri gusaba imbabazi kubera ko nabonye wagize ifuhe. Ryo wagiye gusaba imbabazi. Hoya ariko urumva igihe cyose ugize amahirwe ukicara ahantu uba ugiye kuganira n'abantu bakuzi kandi noneho batakubonye ari ubwa mbere. Biba ari byiza rero ko muganira nabo kuko burya ujye wubaha umuntu wese ufata umwanya akakureba, ufata umwanya akakora subscribe, ufata umwanya akakwitaho. Ibyo ni nabyo tuba dukeneye by'ibanze bya mbere. Ibindi biza ari imigisha ivuye ku Mana. Nishimiye kuguha ikaze mu kiganiro cyacu
uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru nabonye wakoze ku Kuri Nyako TV aho wavuze ko Bishop Gerard Mugisha waretse se nkabanza nkasenga kugira ngo utaza kunyinjiza nko mu mitego ya hato na hato cyangwa ndibuze gusenga nsoje ikiganiro nta kibazo. None se konje kurya ibyo kurya nabonye wagabuye ku Kuri Nyako urumva rumwe mu bantu bakunda kubaza ibintu byinshi kandi binakomeye ntacyo ndagenda nkucenga bidafite umumaro se biba bifite umumaro ariko ndagenda nkucengamo ngaho twagiye ubwo se ushatse kuba kushatse kubanza kunkubita hasi no kunaniza ku buryo uri buze kuza kubicika. Okay, ngaho mbaza nta kibazo. Nabonye umugabo mugenzi yinywereye ku nkongoro urafuha uko utayinyweyeho ntago ari cyo kintu cyabayeho. Nje nari maze iminsi nkora ibiganiro abantu bakavuga ngo mba mu matiku sinzi ukuntu bwakeye mu gitondo ndavuga ntariko ibintu by'inkongoro wabibyaza umusaruro nkareba nkereka abantu amatiku nkongera nkabibutsa Juste wahashize urumva niterera kamera iwanjye ari nanjye ngenyine mbwira umwana wanjye uti ngwino nkamera nkandire agusetinge umwana nkandiraho ndavuga uti kanze mbibabwire neza ndatangiye ndabivuze nyine ndatikura ariko nyine kimaje gusohoka bampa mama nabyakira kubera yuko nari nabikoze nzi impamvu ariko njye amatiku nayavuyemo rero ntago nafuhira Bishop Gerard ngo wagize gute nayavuyemo amatiku sure yego Juste pe kuko urumva naberetse amatiku uko nayakora ndanayabereka rero nujya muri comment z'ibiganiro byabaye ku Kuri Nyako TV ntaho biri hure nari ama comment yanditswe ejo rero burya abantu bahita bamenya gutandukanya ko yabaye mu itiku ko yanarivuyemo za komentero zandikwa n'ubundi urimo oya ntago bari abakunzi bacu cyangwa se abantu bakunda showbiz ariko ari anatikwemo ndavuga uti ni gute abose naba divorce nta muntu utabizi cyetse nimba Gerard yaratubeshye ko ari umudivorce wenda afite umugore ariko yaje avuga ko ari umudivorce ko bari bahuye bakakirizanya ibintu by'inkongoro by'inkoni n'ingofero tubizi mu makwe nari mbizi mu makwe biriya bintu nyine uhita ubona yuko harimo akandi kantu. Bishop mu kiganiro mwakoranye yavuze ko azarinda apfa tubahutse Pastor Mutesi ariko rero nge ntago byaza kuntungura cyane kubera ko niwe muntu wa mbere wagiye gusaba imbabazi Pastor Mutesi witwaza ururabo. Ururabo rero ni ikimenyetso cy'uko ukunda umuntu noneho ururabo ni ikimenyetso cy'uko ubaho umugore wa kabiri. Ururabo ni ikimenyetso cyerekana ko uwo muntu umuha agaciro. Ururabo rwifashishwa mu gihe bari gutera ivi cyangwa bari guporopoza. Ururabo rukoreshwa mu bintu byinshi kandi nubizana mu byo kuvuga ngo gukunda Mutesi mu bijyanye n'ibyo wasanga ubwo naraporopoje nanjye nicyo nagusubiza sinabwo igisubizo kiri nyacyo akaba ariyo marira ufite se. Ariko abakunzi bacu ntimunkunda koko nabanyanga nta kibazo ariko muzankumbura niyo marira ufite we ntago ariyo marira mfite yuko abandi banywereye ku nkongoro we ntuyinywere none se kamarade ntiyagiyeyo hari inkongoro yanywereye Paul ntiyagiyeyo hari inkongoro yanywereye wowe ntiwagiyeyo kwa Mutesi ahubwo maje kubona ko Mutesi ni ikiraro kibyutsa abaguye abantu bavuweho n'abantu iturufu ya mbere n'ukwiyambaza Pastor Mutesi mu rwego rwo kugira ngo abantu kuko Pastor Mutesi afite abakunzi benshi by the way ushobora kujyayo babakunzi bamukunda nawe bakagukunda Pastor Mutesi afite abakunzi bashaka kugufasha we yaburaye nekereza ko rero bashaka kumutera imibare ariko nje njyayo sinamuteye imibare najyanye na madamu njya kumusaba imbabazi zimvuye ku mutima ururabo ni madamu wanjye wagiye kurushopinga hano mu mujyi niba umugore yaragushyingiye se undi mugore urumva ibyo ari ikibazo ni nayo mpamvu nta n'umutima ugucira urubanza hari n'abagore babazi n'ubwenge buriya buriya umugore uzi ubwenge yaba inshuti y'umugore muri inshuti wapi umugore uzi ubwenge aha ikaze mukeba we mu rugo none se njye nari mvuze ngo iki inshuti hariya se ushatse kuvuga ko umugore wawe yari arimo arateganya yuko hari igihe Pastor Mutesi ni inshuti y'umuryango wanjye akaba n'inshuti yanjye by'umwihariko ko wamwubahutse gute Pastor Mutesi njye mfite umugore ndarana nawe
n'ubucatsi navuga uti aho agiye taha twiryamire. Pastor Mutesi nta mutwara afite. Gerard nta mugore afite. Kucyabwo batakwishimira ko Pastor Mutesi aho yagiye nabifurije ko hari akantu ntumvise neza. Pastor Mutesi aho yagiye ufite uburenganzira bwo kumubwira ngo taha uze turyame. Nje madamu wanje mfite uburenganzira ubu nona bwo kuba namubwira ngo ibintu yagiyemo natahe twiryamire twiruhukire cyase tunirirwe mu rugo n'iminsi nini. Ariko Pastor Mutesi nta mufasha nta mutwara afite. Bishop Gerard nta mufasha afite. Barahuye rero banywana ku nkongoro. Bamuha ingofero bamuha n'inkoni. By'ukuri biriya bintu uretse kubisobanura nyine mu buryo bwo mu mwuka wenda no kuba naragiye nkabyiteraho comment muri bara buryo, ariko biriya bintu bifite ikintu bivuze. Wabikoze nk'umuntu uri mu mwuka cyangwa hari umuntu wari uri yifuhe ry'uko bagutwariye umugore cyangwa yanywereye? Oya, ntago Pastor Mutesi ntago ari umugore wanjye pe. No mu bantu natereta Pastor Mutesi ntiyazamo. No mu bo nkunda na size nkunda ntago Pastor Mutesi ayifite. Uramwanze kuko Pastor Mutesi nge ndeshya nawe. Uramwanze kandi njyewe nkunda abagore bansumba. Uramwanze madamu wanjye afite metero 2 ntazo mana y'isi n'ijuru. Utabona hari kugira 250 ugire ngo ntago yari azifite. Bivuze ngo ururabo wahaye Mutesi kwari ukumufera ubucuti. Kuba wakubaha umuntu ukamukunda naho bihuriye nyine n'inkundo z'imiteretano cyangwa z'ubuheheza. Pastor Mutesi nta jambo runaka icyo mvuze muri ubwo buryo ntago mvuze ko ari mubi, ahubwo uko nkunda uko mbaho uko igikundiro ku mugore nshobora gukunda ntago Mutesi abifite. Ku buryo uri mu bantu bakatira Mutesi nese namukatira size ye ntayikunda. Nje Juste ntago natereta umuntu nsumba, sinatereta umuntu ndeshya nawe. Dore kuri na muremure uba abantu mubona nicaye amaguru mba nashinjishije utuno hasi. Ariko by'ukuri buriya umugabo wese mugufi agerageza kwirefera ku mugore uri muremure kugira ngo basi bazabyare n'abana barebare. Urumva rero no kuvuga ngo Pastor Mutesi ni mwiza kandi ameze neza, ariko kubakunda taye na size yiwe n'isura yiwe uramusumba. Nuvuga ngo rero turareshya pe turareshya. Abansumba ni nk'umusatsa unsumbaho. Ariko nka Bishop Gerard baraberanye man. Bishop Gerard ni muremure, ni umugabo w'igikwerere, ni umuntu ubona munagendanye ari nk'umugabo wawe. Ariko abapasiteri rero bo muri iyi minsi musigaye mukora ishyano. Iby'ubukwe buri hagati ya Mutesi na Bishop Gerard biza gute ko Bishop Gerard yabivugiye kuri Kirano kavuga ko ashaka kuzajya gusaba imbabazi Mutesi? Uburyo Mutesi yahisemo kwakiramo Bishop Gerard bwaje guhuzwa n'ubukwe gute? Kubera iki kandi ari wowe wenyine wakomatinze kuri biriya bintu nk'umuntu tuzi ko ari we watanze ururabo? Impamvu nayikubwira, nje nabwiye abantu ko nashatse gutikura kugira ngo mbereke amatiko. Wari uyakumbuye? Ntago nari nyakumbuye sinakora iminota 10. Ntago nakora iminota 10. Ahubwo nagira ngo ntandukanye mbwira abantu uti murebe icyitwa amatiko mbitandukanye n'ibyo najyaga nkora muvuga ngo na amatiko. Uratubeshye. Ntago mbeshye. Biravuga ngo iyo baba barakumbuye iyo bavagamo baba barabonye uburyo bwo kugira gute bwo gusubira, ariko barashaka gakondo iruta icyo gihugu kubakiza. We warebye inyuma ukumbura bya bihe by'amatiko. None se bya bihe by'amatiko ngiye harana ndi muri Bibiliya. Wari wabikumbuye? Oya ntago nabikumbuye. Kukira watikuye. None wajya gutikura. Nje najya ngo nereka abakunzi banje ko. Yego ye. Mbereka amatiko icyo ari cyo. Bahite banatandukanya ibyo bitaga amatiko. Tugaruke ku ijambo rivuga ngo nubundi akabaye ikwende ntikoga niyo koze ntigake. Abantu badukurikirana ntago wakurirwa ubabeshya buriya. Ari ahantu uriya muntu yakumpereye. Oya nyine kuba yabyanditse ni comment nyinshi ziri. Nje se nasiba comment niko waba bibona. Kandi ibyo yabonaga niko kuri. Nimba narabwiye abantu ngo mvuye mu matiku bakabari babonye ntiko ariko batazi impamvu. Byari ngombwa ko bagira ibyo bandika. Ahubwo mise mbona ko abantu bankurikirana banankunda
baba batanyifuriza ko najya mu matiku bantu banjye n'inshuti zanjye zakurikirana uko nta matiku mbamo sinzigera nanayakora mu izina rya Yesu. Muri komenti zigera muri 67 n'ubu ziracyashya Justin ni ukuri uragowe niba usubiye mu matiku kandi urumva nimba usubiye hehe mu matiku nibwo babonye ko ntayabagamo buretse wumve aha wari wazimye icyo nashakaga nakigezeho icyo nashakaga nakigezeho bari bazi ko mba mu matiku mbaha ku itiku iminota 10 we wapi ahangaha wari wazimye none ubonye kontenti ariko mana uzi kwihangana narumiwe koko ko wihannye ubujajwa nk'ubwo wongeye kandi akabaye icwende nikoga none se nari nazimye YouTube views abantu bose barabizi ko zijya zibura urumva nazimye se basi ngo iki kiganiro kingeze nko kigeze mu bihumbi 10 ahubwo nimba kiri muri 840 ni ikikwereka ko abantu ntago bishimiye ibyo ni kuba najya mu itiku basobanukiwe ku itiku narivuyemo koko wanashubijwe noneho hano uhita nawe usubiza uravuga ngo ndabibonye murankunda koko niyo koze ntigacya Bishop Gerard ejo bundi ubushize arivugira ati nabanye noroye ingurube turi kugendana noroye ingurube zinsiga umwanda reka ntuza nivurugute mu bisogororo ingaruka z'ibisogororo nizo ndimo none nawe baravuze ngo akabaye icwende ntago koga mbo njewe nshaka gukora ibiganiro by'amatiku Ezekiel nabikora nkahita numvisha ibintu no nkanabisobanura nkagira ibintu nsobanura bine kuri Bishop Gerard cyambere hoya na urumva nambisobanuye nabanyagiyemo nakubwiye ngo hari ibintu utari bunyinjijemo ko nkuzi ariko nubundi sindi busoza iki kiganiro ntakoze itiku ubwo ninza kurikora muze kwihangana nyine bakunzi banje muze kwihangana ko ntago wahura cyambere wagarutse ku murwa mukuru w'amatiku Kiranuka TV ariko Kiranuka TV nanone reka mbwira abantu ari abantu bajya bitiranya nanone amacano ntago ndi kubivuga gutya Kiranuka TV uretse wenda iby'amabifu no kuba twaterana amagambo mu bihe bitambutse n'ibindi ariko Kiranuka TV hari agaciro kayo hari n'umumaro wayo sibyo Kiranuka TV ntago ibaho inzererezi ibaho abantu babuze uko babaho ahubwo n'umuryango utabara kandi ugira n'icyo ukora ku bantu bamwe n'abandi rero ntago Kiranuka TV nanone ari umurwa w'amatiku ko ari inkuru zageze ari wowe wabyivugiye mbo kubivuga erega turi kumwe urancika se nyine byari ngombwa ko mbivuga yego njye naravuze Ezekiel akora ibiganiro by'amatiku ariko baranimvuga na Ezekiel nubwo ari CEO wa Kiranuka TV nta burya Kiranuka TV n'umuryango mugari ubu weho nunapfa Kiranuka TV zahoraho bayigurisha ariko izabiriho bashobora guhindura izina bagahindura amarogo n'ibindi kwano go gupfa kari uhereyeho nuko ndashaka kumvisha ko Kiranuka n'umuryango uzasigara nge napfuye se none ntago uzapfa ngo mujyane yes n'umuryango naho izajya handi ntago hazabura umukiranuka uzajya uyikurikirana niyo bahindura amarogo ntazabura umuntu uzajya uyikurikirana ibyo turabyemeranye ariko urabudahanuye gupfa rero hoya aza kuba nka mama chance gupfa hari ibintu byinshi Imana yakubwiye ntago ntekereza ko ari ugupfa nari mbanje gukuraho ako kantu kavuga ngo ni umurwa w'amatiku kuko ntago 10 cyangwa 40 n'abingaye by'abasabu ufite ntago byaje kubera ko bije mu murwa w'amatiku ako subundi ikintu kijya kwitwa amatiku gute ahubwo byaje itikerega nariberetse nukuvuga itiku nukuvuga ibintu bidafite aho bihuriye ninje nariberetse ejo itiku nibyo ni inkuru wakoze y'ikinyoma nk'ikinyoma urumva njewe nimba mvuze uti muyoboye ha inkongoro itangwa urumva na amatiku nyine kuko ntago Mutesi cyangwa Bishop Gerard batangaje ko bari mu rukundo sibyo ariko njewe misenza navuga uti Bishop Gerard na Mutesi bari mu rukundo bagiye no kubana
washatse kuvuga yuko hari andi mabanga bari bavuyemo mu cyumba mbere yuko basabana imbabazi. Urumva hari aho byabera nari gutikura nkaninjiramo nkajya mvuga inkoni yaguriwe n'ingofero n'impamvu yatanzwe. None se buriya basambanye? Oya ntago basambana kuko Bishop Gerard nanone ni umukirisitu. Ariko nubwo ari udukomenti twagiye tuza ngo byakoreye muri ADPR hehe utuntu nk'utwo nagiye ntusoma. Ariko nk'abantu nyine umwe adafite umugore adafite umugabo bakubahana mu kinyabupfura ezeke wenyinjiza mu matiku mana. Urumva nari ndimo nsobanura abantu itiku none unyinjije mu matiku mumbabarire murabizi mpora nsaba imbabazi. Hari abantu mwibaza ngo Juste uzasaba imbabazi ugeze ryari mpfuye ningira amerwe no kuka kanyuma nzasaba imbabazi. Hari aho uzagera bajye bazikwima. Buriya umuntu akwemye imbabazi waze musabye weho urubanza rwarwakuvuyeho. Uyu munsi rero nibwo ugarutse kuri Kiranuka TV nyuma y'umuyaga, nyuma y'inkuru nyinshi zitandukanye dore uko ndeba urakira ute uburyo abantu bari buze kuza kugufata? Sindi buremo comment zintuka sindi buremo n'abanyandikira ariko mpagacira abakunzi ba Kiranuka. Ntabwo uri buze gusaba kubasaba imbabazi kangahe kandi natangiye mbasaba imbabazi. Impamvu bikubwiye impamvu ngereka ngo Muratse maze mubwira impamvu. Nigeze kukubona mu kiganiro we na Pastor Claude. Yego. Muri Zahuye. Nyuma yaho ngiye kubona umuntu uteye kamera. Usabye imbabazi ngo bakubabarego ku kiganiro ngo babonye ngo wakoranye na Pastor Claude. Ubu Pastor Claude ntazongera kugera ku kuri nyako cyangwa ntuzongera kugera ku Ikaze TV Rwanda. Hari ibintu ugomba kumenya. Urumva twebwe turi butike zisavinga abantu kandi baza guhaha ibitandukanye. Hari uzaje gukuramo ranjete, hari uzaje kuguramo papier hygienique, rero iyaje ashaka kuguramo papier hygienique akayibura. Hasigaye handitse comment utari k'ibintu ibiki n'ibiki. Urumva rero ntekereza ko ntago naravuze ngo Ezekiel ntituzongera kwicarana. Ariko n'ubundi ntago twicaranye. Ngiye nicaye hano we wicaye. Urabona ahantu wicaye harimo intera. Ariko ndavuga ngo ntibivuze ko mu gihe hari igitekerezo ushaka gutanga kuri Kiranuka nta gitanga. Wavuze yuko kuri Kiranuka umunsi yahinduye content. Iyi content nyine yirahindutse iyi ndi kuguha. Eritiku niryo ntagara amatiku. Niryo warokomboye. Hoya. Erega nkumbuye amatiku nayakora. Si ubundi wayakoze. Ko nubundi bigaragara n'ibimenyetso byivugira. Ariko se ndakora amatiku njewe narahindutse. Turobeshe ku itiku. Kambaroweshe ku itiku. Sasa uri nyinjijemo kuko aziki. Bavuze ko nanariniranye mu badasigana kandi uri mu bayobozi b'abadasigana. Mfite n'amakuru avuga yuko umuyobozi mukuru w'abadasigana yeguye. Urumva abantu bavuga ibintu bitandukanye. Njewe ndi umujyanama mu badasigana. Kiryo ntago ari itiku nanone ngo tuhaje. Kandi hari umuvugizi w'abadasigana. Ese ibintu mwankoreye ni ibiki? Yaba umuvugizi mukuru ko mwanyibagije kumpa n'iyi mikoro iriho hano ariko ibya byose buriya kubera wavugaga cyane yagufataga ngiyi hano. Ariko yambare none aho bimenyeye nibwo mbyibutse. Rero uri kumva neza ko hari umuvugizi w'abadasigana hakaba n'uwungirije kandi wagize n'uruhare mu kubatora nta numwe utagirira nimero. Uzi gutora umuyobozi mwana bikarangira atanakuyoboye. Uhindutse umurwanyi kuri we. Buri ibyo mu badasigana bimenywa nyine n'abadasigana. Hanyuma se nge mbibwirwa niki? Kejo bundi mwari muri mu nama. Urumva hari abantu bavuga ibintu bidahari. Urumva nk'umuyobozi wacu uvuga ngo areguye ni ikinyoma. Arewe. Uvuze ngo iki? Ni ikinyoma. Uvuze ko ari ikinyoma ko ateguye. Iyi message kanzenye kwereka nkaba naranyandi urabona wayinyandikiye arinde
ntumuvuga ariko se urabona arinde rero wavuze ko batinya hoya ntago ngiye mbatinya ukavuga ukuri Ezekiel ngiye nta muntu ujya ntinya mana hari ibintu bitiranya kwegura nimba tuvuge n'urugero nimba ngiye nyoboye ikintu nkabona ngiye nko kujya muri Amerika kandi ndamarayo umwaka burya ibyo bintu biba bitandukanye no kwegura kwana niwe icyo bita inshingano oya harimo ikintu cyitwa uburwayi bw'umutwe nyine ariko kujya kwivuza hanze ese ibyo bituma perezida ahita yegura ntaba afite vice perezida nyuhoye bivugwa ko ari ifaranga ryariwe mu giterane ejo bundi ritumye mugira ubwoba bamwe mugatangira kwegura rihese ryariwe nkiriye nyashyireho nkirihe shaka tureme itiku nyashyireho oya nkirihe ryariwe nyine nyashyireho oya wowe nyine mbwira icyambere cy'igiterane nta mafaranga baduhaye ahubwo twe twatanze amafaranga sibyo nese wawe wariye amafaranga gute bari abazungu ni abafatanyabikorwa ibyo baba baratanze nubwo ntari ako buriya kuki batangiza umuvugizi abadasigana no kuri papa Matiko birashoboka nuko narindi papa Matiko no kuri papa Matiko nuko narindi oya noneho uri kumva hari ukuntu nk'abantu babonye abazungu n'abafatanyabikorwa baje gutera inkunga ikintu cyari gihari wenda tujyana amahirwe babadasigana ariko si igisobanuro ko batanze amafaranga hari ibyo batanze byo gufasha abaturage kandi babitanze bijya mu karere ntago babitanze bijya kuri konti wenda z'abadasigana n'ibiki natwe abadasigana ibyo twatanze twabitanze bijya mu karere ndetse abaturage barishyurirwa mituweli 100 nimba atari mituweli 100 ariko sibyibuka neza ibyo by'abadasigana tunabireke ko sindi umuvugizi ntabwo nshaka ko turema itiku mu badasigana hoya nta itiku turireke nta nirimo pe tureke itiku mu badasigana twisubirire hagati yawe na Bishop Gerard uburyo muri gupfa umugore njyewe Bishop Gerard ntago twese Mutesa aradukunda ariko Mutesa nankunda cyane kurusha Bishop Gerard ariko nyamara niwe wanywereye ku nkongoro kunywera ku nkongoro ariko buriya nanjye nari mfite inkongoro nuko yari ya ruzungu wanywereye ku yihe ese nta nkongoro nanywereyemo ko ari uko yari ya ruzungu cyangwa impamvu nuko wajyanye n'umugore oya njyewe ubwisanzure bukabura ntago ari ubwisanzure man nabikubwiye nge nkora iki kiganiro nashaka kwereka abantu Amatiku pe uko bayakora nuko bayarema urumva noneho watangiye ubivuga ntago nagutangira mbivuga kandi nashakaga kubona niyo mpamvu nakoze iminota 10 ako Justin uratuma noneho ninjira mu kiganiro neza uvuga ko waretse Amatiku yego ubwo uwitwa Murungi Sabe yagaragaraga nk'umuntu uri gucika igipangu Sabe shanda mukuru bivugwa yuko yarari kumwe n'uwitwa Ngwino Ndebe bari gukora amahajabi yo ngiyo waraje atabantu muri kuvuga kuri Sabe ati stop ndabiyamye nese urabona bataranyumviye nyine Sabe yari Bibiliya wari uri erega urumva baranyumviye ni ijambo ryo rivuzwe no pastor n'umuntu mukuru Sabe yari Bibiliya wari uri kuvuga ntabwo ari Amatiku ariko ntago yaragiye kurongora ari mushiki wabo cyangwa se mwene wabo ariko wemera ko yamurongoye ndamwemera se naramufasha ntabwo nigeze mbona Sabe wo wiruka risani yafungutse Sabe hari yubahwe ndamukunda shabure ya Sabe ndamukunda noneho n'abakunzi ba Simbi ndabakunda cyane ndabakunda ntiwabura kumukunda wo mubonye asimbuka igipanga akagwa content icuruza wabuzwa n'igize kumukunda kandi urumva Sabe by'ukuri dushize mu gaciro tukanavuga ngo Sabe yari yasambanye byamaze kuba too much rwose urumva kuba too much abantu bose babivuga urumva ubwabyo byari ikibazo nje rero ko bivugwa ko hagiye kuza indi video yiwe na mama Sharire Hene byuzabigenza none se Sabe si umugabo nge ntihaza nindi nabatamuriza Sabe si umugabo Hirega nanjye haza nindi na Generose oya haza ni yawe na Mutesi ese wamuhaye urabona ko uri Mutesi ni wajya kubona ukabona yikaraze ku mihanda sebye ko byagorana yawe na Mutesi kubera iki byagorana kuko rega size yiwe ntago ari yo nkunda wavuze ko umusumba uwo yaturareshya sha turareshya cyakora uzi kwirarira guteza
kurya wabonye utanga ururabo ukabona bararwakiriye mbanze nkubwire mu bagabo 10 ba mbere mu Rwanda beza ndimo ikindi ubwo ntari mu 10 mu bagabo 10 ba mbere mu Rwanda beza ndimo no kugira ngo nguha amahirwe yo kukubwira uti I love you cyokora ahantu nakubara mu bagabo nk'icumi ba mbere basimbuka igipangu nagushyiramo sha wenda narasambanye ku isi bitewe nuko nabonye ni nacyo cyaha nihanye nje nacyo cyaha nihanye gusambana ahandi hose ndera gusambana seniki sindica sindaroga sindaterekera sindaraguza sindagambanira igihugu sindagira guta ariko ahashize hanjye narasabye ahashize twese tuzabyakirize yombi none se reka nkubwire hashizeho umuntu abari danje ubwo nukuvuga ngo wowe nawe mwarasambanye njyewe nandeze ese nuvuze ko n'uwo mwasambanye wowe ushaka ngo uvuge ngo njye nasabe ngo ubwo twakoze ibyaha kugira ngo uze kuka afata ugahuze ngo Mutesi na Jide nukuvuga ngo mwahuriye ku mugore umwe agatsindwa n'Imana niyo mpamvu mwari mwe murajijishanya oya sabe mwahuriraga njyewe n'ubu ngubu nabihagarara ikibazo ni mwahuriragayo yego cyangwa oya mpurirayo nande sabe wowe uravuze ngo sabe ngo naraje mpa abantu gasopo narayibahaye kandi barayumva none hazagira uwibeshya yongera sunutswa amazuru amuvugaho nyuma yaho utanze gasopo kuri sabe kugira ngo ukomeze ugende ugaragaza ko uri umunyetiku urukumva uburaje ati bureze kiri rero ati niwe wikuyeho inshuti ati niyo mpamvu yapfushije akabura abamutabara ariko Ezekiel nuko babivuze kundi cyase abantu bakabyumva ukundi iyo uri gutanga urugero ku muntu unamwereka impamvu karambabaje karakano karandiye numva nagusubiza y'intwererano y'urupfu wampaye ko rero nawe banze ibitekerezo byawe rwose uvoma hafi ubanza uvoma hafi ntago nayavuga apfa ko yarantwereye urumva ubanza uvoma hafi none wari kuyansubiza byari bihuriye urabona nje natangaga ingero nimba warabaga mu badasigana ukabutaki barimo twari kugutabara nimba ADPR wari umaze igihe uvuga ukuntu katabara ari ibisamba ari ibijura bari gutinya no kuza kugutabara ari no wari kugira igitekerezo agatinya kuza kugutabara nibyo navugaga rero kuba waragiye gushyingura ubwabyo ukabona abantu bagushyingura niyo baba babiri ubwabyo bari abantu n'Imana yari yagennye kandi batari kugutera stress none se kuki utabivuze gutyo none se simbivuze ahubwo njye amahirwe nagize kuba utaraje nari kubona ibiguhaza ahura cya creative ariko kanicecekere ndakuzi ukurya ongera umbaze ndakubaza iki kaho ngo tutarahava uyongera umbaze none se njyewe ubu twanatangiye ikiganiro habe no kumbwa ati Paul mwana namenye ibyakubayeho reka da Ezekiel njyewe uri umuntu ngaho mbwira Paul njyewe uri umuntu ntajya nishishaho ntajya mpanikaho ku kintu icyo ari cyo cyose urumva nzi wakoze inkuru ubabaye nzi wanayikoze ari showbiz hari ikiganiro buriya hariya wakoze ubabaye mpita mvuga nti haneze kera byinjiyemo ukundi kuntu nk'ikihe urumva ukundi kuntu tangiye gusobanura ariko buryo ki iyo watangiye kuza ugenda ubumba iminwa ukajya ugira gutya aho ba watangiye kwinjiramwo ukundi kuntu ariko ni ikihe nakoze kimbwire buriya Paul kabisa ko waragize ibyago kandi Ezekiel uzi ko ubungarura mu matiko Imana izagukubita kuko ni wowe wampanuriye turi mu mazi turi gusenga umbwira ko amatiko nyavuyemo ariko rero ukuntu uba ugenda uturemekanya biri no kuri cano ikibazo rero ni kimwe urumva rero njye Ezekiel nkurahirira izina ry'Imana nta matiko mbamo mbaza ngo wampamagariye iki mbaza ngo naguhamagariye iki nyine wampamagariye iki ko ari wowe umpamagaye nuko nabonye waje mu itiko ariko nanjye nkusobanuriye impamvu rwari urukumbuzi waruje kudusuhuza yari bipe huya nibutsaga abantu oya byo kwibutsa tubikureho yari bipe ni kwa kundi umuntu abipa wagira amahirwe Ezekiel
agahita kwihamagarira. nashakaga kwereka abantu itiku Nta mayinite wari ufite. Ezeki wambabariye kushaka wewe umva ikintu ushaka. Urashaka gutuma abantu bo muri kiranuka bantuka. Nshaka ko tujyana kwa Korode. Oya kwa Korode ho ndajyayo. Kwa Korode ho ndajyayo kuko Tugiye kureba perezida w'itiku uvuye kwa vice perezida. Tujye kwa perezida. ubwo bishaka se ko ndi kwiyanzuza. Muragaruka mu murongo. Ariko nje tugiye n'umuntu ajya kukujandika wa. None se nimba Yongo yagarutse mu matiku. Yego. Atangiye kuvuga bamuheneye n'abandi. Harakunyibukije we. Nabonye Apotre Yongwe yarakurambitseho ibiganza aragusengera. Ubu n'umutabye mu nama. Hoya kandi nawe yarari mu matiku yararimo ambwira uti mwana wanjye komeza nuko ncitse karandeye. Ninde wagize uruhare rwo gushuka ngo va mu itiku kandi ari ryo ricuruza? Urumva nyine wahombye. Oya ariko nje ndi kurebwa. Wahombye. Ahubwo Ezekiel nari no kuza kukureba maze iminsi mbona nta kiganiro kigera mu 1000. Ndavuga ubu uyu munyagwe Ezekiel kwa kanwa kari kabi. Ntiyaba yaramvumiye cano. Nta wundi muntu wamvumira cano ngo umuvumu hifate. kuko naravuze ngo nta ruhare n'uru na rumwe Ezekiel yagize kuri nyako. Ndavuga uyu muntu ntiyaba yaricaye nko mu kiganiro wenda sina nabyumve. Akavuga uti sha uravuze ngo kandi waranabimbwiye ngo naringiye nimba waravuze ngo naringiye kubifatira umwanzuro. Kandi ubwo mutima wari wafitiye iki mwanzuro narihirinze narakoze nta kigano kikigera mu 1000. Ezekiel wamvumuriye cano kandi iki kiri burenge. Icyo mbaza Ezekiel wamvumuriye cano kandi iki kiri burenge. Icyo mbaza Ezekiel yaravumana agira umuvumo mu kanwa ke gusa. Ezekiel yakwatweho umugisha urawubona niyo kwatweho umuvumo ari seriye. Buriya ntureba muri bya bigano byose mutaza maze yihiringamo nta n'ibihumbi 100 yaba yarakuyemo kwera umuvumo wa Ezekiel. Yavuga uti nkufungiye ituro. Ezekiel none nawe uri kurifungura ryaramunani. Warifungura ute se? Kandi urufunguzo rufunga ari narwo ruri bufungure. Niba ari ituro ryafunzwe hagombaga gufungura ituro. Urumva Ezekiel wambwiye yuko dufungura cano yanjye kwa Karosi unampa igitekerezo cy'ukuri nyako. Basi ibyo nakagombye kubikubahira ukamvumurira cano. Ariko ntago nshaka ko wihana. Ngendi seriye we wikwihana. Iturize. Abana man none ngiye nsigaye ngerageza ibiganiro byose nkihiringa saa 6 z'ijoro byanze kugera mu nuko wahinduye system wakoragamo yiti. Oya man none se ko ibyo nashyiragaho byageraga muri 10 na binga ariko umbwiye ngo bifatiye umwanzuro. Nakubwiye ngo naringiye kubifatira umwanzuro. Wari wabirangije ariko sinafata imbe isahane nogeje. Kandi warabikoze dore nta bikirebwa. Nyine bingana no kubitekereza ko kubitekereza simbifatira. Oya warabifatiye man umunwa ni mubi. Kandi warababariwe. So wari kutarababariwe ntutumirwe kuri kiranuka. Sinkubonye ugatitira. Ariko ayo matiku mwayagabanyije. Nta nkuru n'ibiganiro ahubwo ugarutse mu matiku. Dore abakuroga nabo ngabo. Ubu nanone ugiye gucurama sha ntago bandoga. Uhita uva muri ibi wari utangiye aribyo byari bigiye kureba. Naragira ngo Ezekiel ngiye mvumanura cano ko arayivumye ubundi bintu byihorere pe. Twikomereze. Dusa nabagana ku musozo kuko ntago turi butinde. Wavuze ko yivumuye basi. Ntago nigeze nyivuma. Kuko nayivumye nakuvumye. Nijana ni wazibona. Cano yanjye ire ntusubwo none urabyemera ntubyemera. Wenda ubwo wararakaye rero mpumanurira. Ngaho mbwira mbikore. Hoya mvumana. Mbwira nyine mbikore. Ubundi nijana zibure. Hoya nose ntayo navumye rero. Ubwo utayivumye ubwo wenda ubwo nicaye kandi ni wisetingamo ko yavumwe. Kazi kawe. Oya mu izina rya Yesu ubwo ngubwo birarangiye ubwo nicaye kuri kirano kubwirongera rero. Ikibazo imyizerere yawe niyo mu matiku gusa. Ariko ubwo cyakoze tugende kwa Korode ntago ariko ubwo ndi bukorane nawe. Twagiye rero ku
ku bijyanye na Plaisir na Garasi Plaisir Imana naho nagiye kubona mbona ibintu uri kuvuga neza navuga ngo niba waragizwe ingaruzwa muheto yaba abandi bose wajyaga urwanya niba byaragenze gute waba uzi ko bivugwa yuko hari video n'ubundi nawe ziri kubarizwa ahangaha za Remera ahantu gutyo amaze no kuzitangaho miliyoni zigera muri 3 kugira ngo zidasohoka. Plaisir se Plaisir rero narangize yerekwa ikibazo zigiye kuza ku mihanda ushobora kutarenza kino cyumwe narangize yerekwa rya Plaisir yego naritambukije mu kiganiro twabanje Imana imukura mu tuntu tw'udushwambagara ajya muri gereza hoya anaturimo miliyoni 3 amaze kuziha umudamu umukobwa w'umuhanuzi kazi rwose ubuhanuzi nabutambukije nk'uko Imana yarimbwiye ngo mbutambutse kuri kamera kandi niko yambwiye nabisohoje abantu wenda bazabikurikirana ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ukoze itiku ryo kuba kuri Bishop Gerard Imana yakwishimiye gutuma kuri Plaisir oya Bishop Gerard nabisobanuye pe kandi bureze kera ushaka gukora ikintu wenda abantu bakacyakira ukundi ariko buri yukoze ikintu ukagikora ninde wabihanuye ko agiye gupfa mu mashansi urumva ninde wabihanuye mumbwira umuntu wahanuye ko mu mashansi agiye ubuhanuzi n'ubuhanuzi twebwe twahawe ariko abantu bazakura amashansi natiyana umuntu wa mbere ugiye gupfa ubwo no wabihanuye umupfu wa mbere ubwaraje mu kimo yeze nta kandi yatumwe n'Imana Imana yakwica intumwa yayo uri kumva reza kiyeri Plaisir buriya nta utagira hashize habi umuntu wese agira kote ebyiri ahantu hari heza n'ahantu habi ariko nubwo wavuga ibiki menya ngo mu bantu bazonzwe nuko izo video zishobora kuba zajya hanze isaha n'isaha menya ngo arimo kandi mu bantu bari kubitangamo amafaranga ari ku mwanya wa mbere ni nk'uko ari abagushinjije yuko watamitswe na Sabe ariko ngiye Sabe Isimbi impaye n'ikiganiro nacyemera ese buri wizeye kuzakibona ku Isimbi se cyetse ingurube yarebye hejuru zambaze navuye nyine ingurube nireba wizeye kuzakibona njye ariko nta na platform y'Isimbi nyene oya zakibona kuko ejo bundi ngiyewe nabonye yerekwa rya Sabe ndanamurota noneho ansanga muri ararume kayoma banza wumve noneho sabaza muri ararume we banza wumvire sabaza muri ararume yego kandi nge sinjya mvange yavuye muri Galaxy Hotel banza unyumve aza muri ararume araza tuba turabonanye aza afite akamashini kasaga n'iyi nuza yanyu arangije arambwira ngo byananiye ngo kweditinga ikiganiro ngo Tijara Kabendera yakoze wabyumvise none arangije ndamubwira ntizana nkikweditingire ngo yango wapi ngo reka ngicagagura uko mbonye aracagagura maze kugicagagura agishyira kuri YouTube ku Isimbi TV ndaje ndamubwira rero reka nguhe inama genda ugerageze upfukame imbere ya kamera za Isimbi TV usaba abantu bose imbabazi arambwira ngo ibintu bya showbiz ntubizi koko naba nirangije aturabona nagize amahirwe sinacika amaguru ati basi wowe genda ubinkorere usabira imbabazi mu izina ryanjye usaba imbabazi mu izina ryanjye nzareba ama comment n'uburyo abantu bazabyakira ubundi nanjye nzabone kuza gufatiraho icyo kiraka ntiwagifata ukabona ikiganiro ku Isimbi TV nge ko nacyanze ari ubwo Imana yakubwiye ngo abe ari ngiye uzagenda uzimusabire nge nyine ikiganiro naracyanze ubusabe bwe narabwanze muri zo ubusabe bwe warabwanze sinaguhuza nawe ukamukinira iyo deal yo kugira utese yo kumusabira ariko banza mve nkubwereze kiyi oya bijyaho ko nshobora kwerekwa nkatuma Juste oya reka nkubwire ikintu ugomba kumenya izabanoba ikibano bikize oya buretse icyambere Sabe nta n'umuntu utaramubabariye ibyabaye nibyiteze kuba
kakoze nta muntu n'umwe utaragize ute utaramubabariye. Imbabazi rero imbabazi ashobora kuza gusaba, ahubwo ubwo sinzi icyo nzi cyurerekwa Imana izasobanura iby'iryo yerekwa. turi kugana ku musozo rero. Yego, hari abantu badukurikiye babifashe yuko uri mu itiku. icyo nabwira abantu badukurikiye aka kanya, bo nibajya kuri Nyako TV naberetse itiku uko barikora. Itiku ni ukuvuga ikintu kitagize aho gihuriye n'ibyo abantu bakoze. Yego. Rero nagira ngo mbabwire uti itiku niri. Kubera yuko reka nkubwire ngewe ninza nkavuga ko Scovia yavuze ngo ntateze kuzasaba imbabazi Rugagi, ahubwo na mu gitondo aramuvuga, ninza nkatangaho igitekerezo cyanjye, abantu bere kumva ko ndi mu itiku kuko turi gutanga igitekerezo. Ariko nawe n'ubundi ibindi byose bikorwa ari nk'igitekerezo. Hoya, ariko nawe hari aho ugenda umeze nk'aho wabugamye, ukabugamira ku ruhande rw'igifi kinini, igifi gitoya ukakirituriramo. Erega iteka ryose iyo umuntu ari mu kazi areba hava inyungu. Shareme ajya kugurira umuntu wakutse amenyo, sibyo? Iteka ryose iyo umuntu ari mu kazi areba ahantu hava inyungu. Nk'ubu nk'ejo bundi uritegereje urebye akarengane Mama Chance ari gukorerwa, ntiwatekereza ngo utekereze kuri Joel. Wifata Mama Chance akamufata akamuzengurukana mu irimbi, Joel yemeye kuzenguruka mu irimbi. Ngo nurangiza ngo wumve ko Joel ngakijijwe, ubwo urumva afite akahe gakiza? we yabyemereye. Kuki yemeye kuzengurutswa mu irimbi? Bariya bose ikiba kihari turakizi. Ni ikiganiro cyabaye gisibwa kubw'igitugu cy'abantu runaka. Urumva? Abandi baza bidefanda ku bindi. Ibyo twese muri YouTube turabizi. Ibizamo bimeze nko gusenyerwa ingona n'ibintu by'imibonano mpuzabitsina se byo bihurira he? N'ubundi ku mugore n'umugabo wese bakorana bamaze igihe bagendana, nta bindi basebanyirizaho uretse ibyo. Hangize ngo ugiye kumbwira ngo barabikora. Hoya, ntago babikora kandi banabikoze si igitangaza rega. None se ko bose imibara ari mizima kandi bakaba bari bahuje, cyo ntago ari ikibazo. Neza umubiri wawe ari muzima, umugore mwakorana n'uwo ari muzima nawe wamunagamo. Nkubwiye ko bose ari bazima. Kuba basambana cyangwa se bakarongorana bitewe n'inyito yaba ari uburenganzira bwabo. Mama Chance wamuhoye iki rero? Muhora iki gute? Ko wamuvuniye umuheto. Mama Chance Mama Chance ntago ndamuvugaho uretse yerekwa ryiwe natambukije. Rimeze rite? Nabwo ntibirajya hanze. Rimeze rite? Nyine nzaba mbivuga. Oya, iryo yerekwa rya Mama Chance ko rinteyubwa. Ni ryari ryo gupfa? Oya, weho uzaryumva. Juste yahanuye ibijyanye n'urupfu. Ntukabyara. Juste uwo mwuka wo guhanura impfu kubamo. Njye natanze message uko Imana yayimpaye. Iyo gupfa. Uzayumva n'abantu bazaba. Abahanuzi mwe. Mwagiye mumenya ko Imana itica bigendanye n'amarangamutima yanyu. Oya, wowe uzabyumva. Nawe uramwihindutse se? Mugasoma Yohana 3:16 kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. None se bwo muri Yesaya havuga ngo iricikana kiza. Nese yica imbeba. Ariko urumva ikibanje no kwica gikurikiwe no gukiza. None se urumva Mama Chance atakizwa. Nyine haba hari amahirwe. Natwe twavuze ngo hari amahirwe yo kuba yakira. Niki gituma ari bupfe kandi ari umukozi w'Imana? Uzabyumva mu iyerekwa kuko hanarindi mu kiganiro hari ibintu ndi gusobanura. Nta turi mu kiganiro n'ubundi nabyo wabisobanura. Oya, nge natambukije yerekwa nkuko Imana ari impaye, ntago wafata ibintu Imana yakubwiye ngo bivangire mu bindi bintu. Ibi kiganiro kwacyo. Juste ubu buhanuzi ko ari we bwagarukira akaba ari upfa. None se undi ngewe nzatura nk'umusozi. Ihane. Sinsige mbona n'imisozi igitenguka ikajya mu bibaya. Ihane udapfa. Oya, nge n'umundi nzapfa nuko igihe kitaragera. Ihane. Ndi gukora uwantu myakiri ku manywa. Ihane. Nabwiraga abakunzi bakiranuka nge sinkiri mu matiku nayavuyemo, gusa ubifata uko byumva muri nabakuru. Buri muntu wese afite ibitekerezo byiwe yuko aribona n'ibintu iyo turi kuvuga gutya. Ariko icyo nababwiraga kira kigano nagikoze kugira ngo mbereke uko amatika akorwa. Kabiri
muhite munabona ko ntari nkiri mu matiku. Ikindi abantu bizere yuko wanagarutse ku isoko. Njye ntago nagarutse gusa iki se wakwemeje kimwe tugasoza. Ase nagarutse hoya narakubwiye ngo wenda cyo koze wenda ngarutse kuri kiranuka ntago uzasubirayo se hehe ahatari kuri kiranuka. hoya ariko none se urabona nkoresheje nk'aka ga content urabona atari keza. Ni keza none se wagize ngo nkakoze gutya wagize ngo abantu bantera amabuye. Wowe ujya mu matiku yawe ariko nukenera udukontenti nk'utu tutavuga ku bantu tugera kuri Joel ukavuga ati uyu mwana n'umwana w'Imana. Uwo mwana w'Imana ni mu mwihorere. Wagera kuri ba Karara bavuze Sabe tukabavunira umuheto. Buriya ba Karara nyine nabo ibyo bavuze Sabe barabikora. Erega buriya Juste buretse winyibagiza niwe wagiye uzana itsinda ry'abagore baza kuvuga ngo Karara yarabasenyeye. Nari mbyibagiwe. Ariko mana yanjye waje kubwirwa n'iki uko Karara yasenye bari abagore kuki atahereye kuri wowe. Icyambere buriya barareka mbwereze kiye nge nta muntu nazanye ngo nanamushuke cyo koze ushutse umuntu akaza kitapagura hano ni ubibazwa si weho. Ubwo abo tuzajya dushuka mukaza mukihwanyaguza muzamenye ko muzana bibazwa nge nigaramiye. Bavuze ibibarimo nibo bampamagaye bavuga ibibarimo ibyo bakorewe nimba barabekeye Karara ibyo nakazi ka ubuse bari ibyo ntibindeba nta mwobo udahisha ifuko ubusari kuki atakomeje ngatuzanire n'ibindi naho uratwika bigeze hari wenda zabizana mwene mutegereze ugatwika bigeze harango nuko ngo watamitwe na Sabe wemera utanga ibihumbi bigera muri 40 kugira ngo uriya mugore uhimbe inkuru. Je sinahimbye inkuru ikizungereze nka kiri buretse gatoya oya cyane mu mpimisi 2 yihe murabona akantu cyangwa wabuze yo kwishyura indi nkuru. Reka mbese ubwo ari nka Sabe wagutumye wabura yo kwishyura inkuru. wari urimo uracinya inkoro yo kugira ngo urebe ko wagaragara ku Isimbi TV cyangwa se ukaba uhawe akazi k'ubunyamakuru ariko ubundi ku Isimbi. Ariko ubundi nk'ubu Sabe nimba ajya nkurikirana yakwishe nk'ayo majwi yanyu mumbwira akama basi n'umunota umwe ku Isimbi nta piningi uza urongeye urasabye. Ndasabye nyine urongeye urasabye ndasabye wa mugabo ntunyurwa reka ngushimire nta na piningi uzabona ko ntago uri waretse nkagushimira. Urakoze cyane Zaki. Reka shimira abantu bari badukurikiye mwese muhamagare Juste kuri 0782 ntayo kibuka ajya kuyireba kanza wumve 0782 karindwi 22 137 na karindwi. Aho ngaho zirumva ntayibuka. Ndabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka mukore subscribe mubane natwe mu kiganiro. Reka mbabwire ngo cyane ndashaka kuzaguhostinga kuri Nyako. Se wa hosting ukambaza ikigo nzakubaza wowe ni n'ubwa mbere babumbajije. Je ndashaka kuzaguhostinga kuko hari ibibazo mfite. Ase beneda ubu kuko murabona Juste yanyigiraho kubaza nyine ngiye mfite ibibazo biri. Urashaka kuzanyigiraho kubaza mbese ugiye gukora stage. Ngewe jo mpikiganiro ntago ari stage nyine wowe ugiye kuko mfite ibiganiro by'abantu benshi nabajije kandi banakomeye kandi nawe urakomeye. Ngiye nkeneye ko ejo wampa ikiganiro nkuko nanjye nyiguhaye nkagira ibintu nkubaza. Niba ugiye gukora stage ndabyemeye. Ese ubundi wagize ikintu mbaza nkiri hano mbaza twumve. Oya nyine mbaza numve kwa ugahita wicara nanjye nkakubaza bakureba. Oye mbaza ngejo mpikiganiro nkubaze karibu sawa. Ngejo mbaraki ikiganiro ngiye naguhostinze noneho urumva ejo nzaguhostinga nkubaza ibibazo mfite naranabyanditse dusoze yego ibiganiro byacu. Icyo ushaka kumbaza ndakizi nikubwira icyambere ushaka kumbaza umudiaspora utazakwishyurira inzu we niwe wa mbere kandi nzamugusobanurira. ubwira icya kabiri bashaka kumbaza uburyo nakuborotse ibyo nabyo nzabigusubiza. ubwira n'icya gatatu nje wenda udushize mu byo ngomba kwandika. oya urakoze.